witwaga Karambire ku itorero ryo muri Tanzania. Karambire yahingaga ipamba akarigurisha amafaranga menshi, maze agakuramo 1/10 akakijyana ku rusengero. Igihe kimwe yakoze agasanduku gato mu mbaho, maze acamo utwumba 2. Kamwe yagashyiragamo amafaranga ye, akandi agashyiramo 1/10 kugira ngo najya ku rusengero azakijyaneyo. Hari umunsi yashatse kujya gusura abantu bakure, maze ka gasanduku akabitsa umuturanyi we ngo batazacukura inzu bakamwiba. Hari ibyago byabaye. Wa muturanyi we yagiye ku kazi, inzu ye irashya irakongoka, maze aje asanga n'umuyonga gusa. Yibaza aho azakura amafaranga ya Karambire yari ari mu gasanduku. Igihe yarebaga ibyahiriye mu nzu byose, yabonye ikintu cyahiye, agikozeho abona ni ka gasanduku kahiye, imbaho zose zakongotse ariko bigifatanye. Igitangaje ni uko yakozeho asanga inoti zose za Karambire zikiri nzima, haba iz'Icyacumi ndetse n'izi. Abantu bose bumvise icyo gitangaza biyemeza kujya batanga 1/10 nka Karambire. Hari ikindi gitangaza cyabaye muri Nigeria ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2020. Abarwanyi bitwa Boko Haram bateye ikibombe ku mahema y'abasirikare maze harashya. Umusirikare umwe yasanze mu ihema rye byose byahiye keretse Bibiliya yari irambitse kuri kompiyuta ya laptop. Nyamara iyo kompiyuta nayo yari yahiye. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Yeremiya 23 umurongo wa 29. Uwiteka yaravuze ati, ijambo ryanjye ni nk'umuriro, nk'inyundo imenagura amabuye. Imana ibaha umugisha.